M23 yagize itya nyuma yo kubona impunzi zo muri Sake zafashwe bugwate, iravuga iti ariko ntago muturusha ubwenge uretse nanjye mbereke, nuko igeze aho yivira muri Sake, iragenda yifatira twa dusozi twose kugenda igakomeza n'ubundi gasengesa, iva mu muhanda gusa, iva no mu mugi, iragenda yifatira twa dusozi. Abaturage sukuza we baje bose ubu bari guserebura muri Sake, bari guserebura nkuko mwagiye mubibona kuri video ya Tazama DRC. Ariko ikigutangaje abasirikare bo batinye nta numwe wakandagiyemo bwana minisita. Ni ukuvuga ngo nta kuntu umusirikare yakwinjiramo kubera ko udusozi twose tugose Sake iri hagati, udusozi twose baradufite. Rero nubundi ntacyo mu mugi bari bagiye gukoramo, ntacyo bakoragamo. Icyangombwa ni ukuba gusa bari gukontorora bakoordinatinga, bakoordinatinga bavuga bati no uri kunyandikira ngo ntago ari byo. Nibyo babyanditse, abantu benshi babyanditse, wowe nibyo babyanditse, niko bimeze. Intare zavuye gusa mu mugi, zimaze kuva mu mugi, ariko ziri imbere kurenga Sake cyane, zagose Sake. Noneho abahazi neza kugira ngo umuntu abyumve neza ko Sake tuyifite, nuko irimo hagati hari centre. Ubu turi guhuza coordonnées za Sake na Karuba na Muremure, izo coordonnées turazifite, turi gucunga ku kiraro, kuvuga ngo cya kiraro k'Iminova ikindi kikazamuka kijya ku Mushaki, aho ngaho niho turi, niho dufungiye. Noneho tukongera tugatambuka tugakomeza imbere, abazi uriya mugi wa Sake tukarenga Sake cyane, tukegera imbere tukagera za Gasengesa. Ntago twavuye Gasengesa, turacyahari, ndetse muri iki gitondo bagerageje kudutera, turongera twicuma imbere, ariko ntitwajya mu muhanda, turongera twicuma imbere. Baba rero na ukuntu bari bafasha abaturage bugwate, nuko intare babonye abaturage barababwira ati ariko nubwo mwahunze twebwe ntago turi kubona intare zasarambwe muri Sake. Hanyuma abaturage bose babandi bose bari babomokeye ku Mugunga bahise baza barongera bigarukira muri Sake ubu bari kubyina Kiriwa Nzenze. Ni ukuvuga ngo leta ya Kongo ntabwo izagakino bayikinnye, ngira ngo buri wese hano karasobanutse. Batinye guhirahira binjira kuko nta hantu bo banyura. Ni ukuvuga ngo barajya barwanira mu marembo yegera Igoma, ariko ntago bari bugere muri Sake. Mubyumve neza, Sake twayirenze, ntago tukebererwa Sake hoya, ariko ntituri muri Sake, turi mu misozi ya Sake. Ndetse twanarenze iyo misozi turagenda tugera za Gasengesa twicumaho gatoya. Kubazi kari Agatare ugatangiye, utangiye Agatare neza niho turi. Ngira ngo nta gushidikanya rero buriya Sake turayifite. Wenda abahazi nka activiste ntabwo hazi, sinzi niba Mama Odette ushobora kuba hazi, minister nawe ntago nzi niba hazi, ariko Suka na Ngayi mwana w'Imushaki wenda bizi neza ko hazi, kubera ko hariya niho hari habatunze bahagemura amata, ibyo bita abadongi. Suka na Ngayi urakibuka abadongi? Ndabazi kabisa, ndabyibuka. Abadongi kabisa, akamanura ijerekani y'amata yo hejuru ku igare, akayikonkobokana muri Sake, hanyuma akajya kugurisha amata Isake. Ubu rero nguko ukuntu bimeze, twebwe twakomeje imbere, ntabwo tugira Sake twayirenze kure, twarenze Gasengesa imbere ho gatoya. Ubu ngubu twifungiye uriya muhanda, uduce twose tugose Sake, ariko abaturage bari bafunzwe. Mwumve iyi politiki, ni analize zanjye, ntabwo ari analize za M23. Aba baturage ba Sake nyuma yo kubona intare muri Sake barahunze, leta ya Kongo ibashishikariza guhunga. Bamaze guhunga bagenda bigira Igoma, bageze Igoma babura ubufasha, babuze ubufasha. M23 ubwo niko ndi kwitekerereza, ikubita metode y'imibare. Niba turi buyite metode de tâtonnement, niba turi buyite règle de 3 simple,
niba turi buyite equation de desenkoni, niba turi buyite algebre, ntago nzi ukuntu tuyita, ariko icyo nzi cyo nuko yakoze imibare tu. Iravuga iti ubundi aba baturage kuba leta ya Kongo iri kubahamagarira guhunga, kandi iyo bagiye kugwayo bari bubicireyo, reka nkwereke, reka twebwe tuve mu mugi twicuma imbere, dukomeze dufunguye umuhanda uheremo hagati, hanyuma abaturage bari muri Sake mu mbere barabwira bene wabo ko tudahari, bose barahita baza biturira Sake. Ejo bundi narabibabwiye muri space ya minister, nakumbwira ntago umuhunde wo muri Sake yagenda akaja kubigoma kuri ririya koro atari kurya ikijumba. Ntibishoboka. Ntago byamukundira kuba kwikoro ryo kumugunga atari kurya amahiri. Amahiri urayazi sukana ngayi? Ndayazi rwose, ndayazi 100%. Mbateye yambuka abantu mwese murya amahiri n'abatayarya muyaze gusa. Ndayazi usibye ko ntajye nyarya, mu bantu batayarya, ariko ndayazi. Hano muri Amerika babyita ngo ni crabs, ni ibiryo by'abanyamerika n'abanyaziya barazikunda cyane. Hani tuzaje kuyigura wiseka. Zagenda uryeho man. None mbere yuko ndenga bareka nkubwire ikintu kigeze kimbaho, nagiye Maryland umunsi umwe, nari maze nk'amezi ane muri Amerika, no ndeba kuri menu yabo inzara nyinshi, arangije ndebye kuri menu online, mbona biriya bishirimpu mbona bisa n'amakaroni, mbonye bisa n'amakaroni, abagareka ngende harange nje kugura amakaroni kabisa. Simpageze ntizi nenze ibiryo byo muri Amerika, arangije banavuze ni nkumpereza ibingibi kwifoto, kumbe ni ibishirimpu bimeze nk'ibinyamushongo. N'abakine baginyitegera bankubisa batebe umunyafurika ntazo bibona aho bijya tu. Reka ntegereze nde banyereka ko kwicara yewe hicyubaye, zingiye kuhicara bazanye shirimpu n'amakaroni. Mbega isangane wahuye naryo. Nagiye gukubita amaso mbona ni shirimpu n'amakaroni, mbona ibintu bimeze nk'inyomani, ndavuga njye ntabwo ari ibingibi natwe. Barambwira kandi ari ibi wakumandinze, none ngahakana. Ewe sinenzi n'icyongereza habe, nari nzi cyo gusaba ibiryo gusa. Icyongereza yari no it's not this, no it's not this. Ya shirimpu none bakagenda, ubwo ntera akavuyo. Manager baragenda bazana supervisor arambaza, ngaho niba uri kubihakana nyereka ibiryo wodarinze, kongera nkamwereka bya bindi. Noneho manager nawe akanseka, maze agaseka akagereka nkiriya, agaseka ntago ari biwodarinze nibi, none si byo bazanye. Oya ndavuga ngerane nshaka makaroni. Umva barareba bankubita imibare, barankadira, barangatisha, ntago bizi kabisa, ntago uri familia na hano. Oya ibi biryo urabizi? Oya ngiye nodarinze amakaroni, bagusubiza yawe utaye. Urumva rero n'abariya abajama ntago babaho batarya amahiri, ntibikunda. Ntago babaho batarya ibijumba, ntibikunda. Intare za Saramugura zimaze kubakorera etide, zagize zigeze zirabareza bati no aba bajama ntago twabashobora batari kurya amahiri, kandi leta ya Kongo yabafashe rwa mikono. Urumva none reka nkwereke, bahita bivira muri Sake ariko strategique. Narabibabwiye n'ejo bundi ngo bazayivamo strategique, baragenda bifatira twaduhanda twose, barakomeza imbere begera Gasengesa, mu gitondo babateye bacumaho gato begera Igoma, bafunga sefu biberaho. Ubu FRDC yatinye kwinjiramo tayari, ntago yapima. Babaturage bahamagaranye baravuga ati yemwe bene wacu nimuze, ntago turi kubona babasirikare muri Sake. Bakubita bya bicuguda imbere, amahoni y'amatagisi yabo, ya magare yabo, nibo bambere hari bazi gutwara amagare muri kiriya kibaya. Uri kubareba sukana ngayi batwaye amagare, bapakijeho imifuka nka 15 y'amakara. Ndi kubireba kabisa, mbega amakara yikoreye, igare ryikoreye kurusha pickup truck cyane rwose. Baramanutse bigira muri Sake, babyina kiriwa nzenze, ariko intare zirumye gihwa. Nongere mbabwire, zirumye gihwa, ntago zavuye Sake, ziri Sake ariko zarenze Sake, zikomeza imbere mu nzira y'Igoma, Sake ziyisiga inyuma. Ariko abaturage bahita bagaruka, ngira mwumvishe noneho strategy y'icyatumye bava muri Sake, ntacyumvishe ngiye. Ariko sindi umuvugizi wa
ndi umuvugizi wa emu umuvugizi wa emu ya rwose ahubwo ngewe ni analyse zanjye ndi kubona wakoze nk'abagabo ko ndabazi ariko bwana Muhire umuvugizi wa M23 wungirije mu bya politike ni Dr avuga yuko yego bagenzura sake 100% ahubwo banayitambutse nanjye nibyo ndi kuvuga ariko sindi niyo nteza amatwi kiganiro ndagipano umuvugizi wa bya politike ngira ngo uri kumva ko ari byo ndi kuvuga wenda ntabwo nkoresheje ngo kugenzura ariko nkubwiye yuko bavuye muri centre bikomereza imbere barenga sake siko nkubwiye niko mvuze minisita wanteza amatwi ndakumva neza nagira ngo nanjye nsobanukirwe neza kuko umuvugizi mu biganiro byose yatambutse ho mu itangazamakuru ryose ahamya ashidikanya neza yuko aribo bagenzura umujyi wa Sake cyane rwose nibo bawugenzura niyo mpamvu nanjye nakubwiye nti bakoze strategy kugeza uyu munsi Sake irimo hagati bakoze strategy yo kwegera imbere basiga umujyi inyuma ndetse berekeza Igoma mu baturage wa muhanda barawureka uba abaturage nibo bawurimo noneho abaturage bahamagara ab'Igoma yuko umujyi utarimo abasirikare abaturage barahurura ariko nta wundi muntu akose ndabashushanyiriza ute barufata umuhanda ibisate bibiri urumva minisitiri kunyumva ndakumva neza okay reka ndebe rompwe uzi fata Nyabugogo yego werekeza Gisenyi sibyo yego noneho ugote Nyabugogo yose uyigote yego ariko uvana abasirikare bawe mu centre ntibajya gukora kujagarara iyo hirya muri Nyabugogo sibyo noneho kuko ushaka gufata na Shyorongi urumva uhite wegera imbere ukomeza abasirikare bagote Nyabugogo bahite begera imbere begere Shyorongi noneho kaga wa muhanda uji Gisenyi hagati iburyo ni wowe ibumoso ni wowe ukuvuga ngo ugende wifatire Shyorongi nugera Shyorongi ni nkuko meze mbese ukumbi kugereranyirije urumva rero nta musirikare wakwinjiramo numwe ko ntaho yanyura ibumoso ni twebwe iburyo ni twebwe mu nkengero ni twebwe mu mugi n'abaturage mbibutse nakubwire ko ntabwo tugira abasirikare bajagarara mu centre ntabwo tubagira uzababona batari mu kazi azambwira cyangwa nzakigura ntabwo tubagira abo basirikare ntibabaho nta nubwo tuzigera tubagira mu gisirikare cyacu umusirikare ajya mu mugi kubera impamvu zimujyanyeyo either z'akazi cyangwa se akajya mu mugi kubera impamvu ze bwite akuyemo uniform wenda agiye gufata agacupa ndagira ngo nkubwire ko bwana minisita abasirikare bacu ushaka kujya gufata agacupa ari kujya kugafata muri Sake nta kibazo yiyambariye civil none se urukumva tutayifite ngira ngo nuko nguko tuyifite rero urakoze kunkosora nako ngako gatoya barenze Sake nabivuze Sake bayisiga inyuma bagera Gasengesa ntabwo wafata Gasengesa udafite Sake ntibishoboka ntabwo wakontorora Sake udafite ntabwo anerwa gukontorora Sake uri Gasengesa ntibishoboka anarenze Gasengesa FARDC igerageje kubatera bafataho agace bihagarariraho kugeza uyu munsi Sake toujours contrôler na M23 ariko inkuru nziza ihari nuko abaturage bose aho bava bakagera bose bagarutse ntabwo bagifashwe bugwate ngayo nguko ukuntu bimeze nuko nguko bihagaze.